Maripangu Rayon Sport Gasogi United ugerageze ubihuze rwose bivemo utubwire iyi dosiye Gasogi ihagaze hehe, Rayon Sport ihagaze hehe, umukinnyi ihagaze hehe. Nabinyuremo nk'intore umuntu agira amakuru atahana. Kesi ya Maripangu ukwiteye muri korera judgment sintinda. Maripangu mu kwezi kwa gatanu yerekeje mu cyiciro cya gatatu muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu ikipe yitwa Al Sharjah, yaragiye muri test yoherejwe na Gasogi United ariko yafashijwe n'umu agent witwa Alex Karenzi, ni agent waba Onana. Agezeyo yakoze test arayitsindwa, biba ngombwa ko agaruka mu Rwanda. Kenshi aramubwira ati hari indi offre ndi kubona mu Burayi, nshaka kuzakoherezayo muri teste ukajya kuba wakorayo igeragezwa. Ariko ubwo Maripangu agaruka mu kwezi kwa gatandatu gushyira kwa karindwi, amasezerano ye yari ari kugera ku musozo, kuko Kenshi atekerezaga ko azamwohereza i Burayi muri test. Byabaye ngombwa ko yumvikana na Maripangu ibintu bimeze gutya. Yaramubwiye ngo nsinyira amasezerano y'igihe gito ari butume tubasha kukohereza muri teste i Burayi, nuyitsinda uzagurishwa na Gasogi kuko uzafite amasezerano. Ayo masezerano Maripangu yasinye ku itariki 24 z'ukwa karindwi, yari amasezerano azamugeza ku itariki 24 z'ukwa 11. Yego, uku kwezi iyo tariki twarayirenze. Yego, ayo masezerano yasinye y'amezi 4, donc ava mu kwa karindwi kuri 24 akazagera kuri 24 z'ukwa 11. Yavugaga ko naramuka agurishijwe ubwo hari amafaranga Gasogi zahabwa bari bumvikanye. Hanyuma ntibyaje gukunda ko Maripangu ajya i Burayi. Mu kuguma mu Rwanda, Kenshi yaramubwiye ati okay, urabona wagumye mu Rwanda, ntabwo bigikunze kujya i Burayi, reka dukora aya masezerano tuyagiye amasezerano y'umwaka. Azagende asozanye n'iyi sezo. Mu yandi magambo, yandi twari dufite yo kuzageza kuri 24 z'ukwa 11 tuyatesha agaciro, hanyuma dukora andi masezerano azagenda akageza sezo irangiye mu kwa gatandatu ku mwaka utaye 2025. Yarakozwe amasezerano. Kenshi yarayanditse. Amasezerano yavugaga ko Maripangu azahabwa miliyoni 10 za Rokritoma nk'umuntu ugiye kwakinira umwaka. Ayo mafaranga akayahabwa bitarenze ku itariki 31 z'ukwa 12, 10 za Rokritoma. Bakavuga ko Maripangu azajya ahembwa umushahara wa miliyoni buri kwezi, ndetse match Gasogi itsinze agahabwa 100,000 bya prime kuri match ganye, akanagirwa kapiteni wa Gasogi. Ibyo nk'uko Kenshi abivuga, amasezerano barayanditse, Kenshi arayasinya, abwira Maripangu ngo nawe uzaze usinye. Ubwo turi kugera mu kwezi kwa 9. yego, Maripangu ati nta kibazo, wereka dukine ndayasinya nta kibazo. Maripangu bongeye kumubaza yaravuze ngo muyanyoherereze nyahe agent wanjye tuyigeho, tuzabasubiza. Ubwo kwezi kuba kurashize, baba muhembye amafaranga miliyoni, ukundi kuri kubita muhemba miliyoni atarasinya. Match batsinda bakamuhereza prime, yagizwe kapiteni. Hategerejwe ko kuri 31 z'ukwa 12 Kenshi azaba yashyizeho miliyoni 10. Ariko turavugira kuri Maripangu utari wasinya. Yego, Maripangu ayo masezerano mu gihe atarayasinya yategereje ko 24 z'ukwa 11 zigera, z'ukwa 11 zigeze, ahita avuga ati ntabwo ngifite amasezerano na Gasogi, nta nayo nasinye, ayo nayo nabemereye 24 z'ukwa 11. bari barakoze icyo bita verbal agreement na chat zirari kuri WhatsApp. Yego, baracase kuri WhatsApp, amasezerano ntibayakora ngo yasinye, bigeze bimara bihinduka verbal agreement, ayitesha agaciro. Igihari rero ni iki? Kenshi aravuga ngo nge ndajya mu nkiko zisanzwe, ngo mu bijyanye n'itegeko ry'umurimo ngo verbal agreement igira agaciro, we niko abivuga. Noneho Maripangu akavuga ati mu mupira nta gaciro bigira, kuko iyo biba bikagira ntabwo twakabaye tujya guhabwa lisansi. Ngo noneho ngo badusabe kontra zisinye. Nabajije muri Ferwafa, barambwira bati uko bizagenda, ati ubwo ikipe imushaka ni he? Ndavuga ati ni Rayon Sport. Ati returu nijya gutangira, Rayon izasinyisha Maripangu, izane kontra ya Maripangu isinye. Yego, na Gasogi izazana Maripangu nk'umukinnyi wayo ariko ifite kontra Maripangu atarasinyaho. Ati icyo gihe azaba haje muri tije ko amakipe abiri yombi azaba avuga ko umukinnyi ari uwabo. Tugomba kumuha lisanse imwe. Icyo tuzareba rero
ngo tuzareba icyitwa ngo icyambere ngo icyo bita relationship nguri undisputed ikidashidikanywaho Maripangu yabaye umukozi wa Gasogi yego ngo duhite tureba noneho ngo icyo bita ngo ni proof of end debt contract nango igihamye igihe amasezerano yari afite yarangiriye kiragaragara kizaba ari itariki 24 z'ukwa 11 ati nitumara kubona ko amasezerano yarangiye federation nizamuhari rizi leta ntabwo ari Gasogi kuko amasezerano Gasogi shaka kutemera ko yaguha kugira ngo igutinze ati rero tuzahita tubwira umukinyi tuti lisanse yawe ireme ubaye umukinyi wa Rayon validity yayo contract yawe muri Gasogi yabaye expired kugira ngo ube eligible gukina na Rayon Sport nuko tugendera kuri contract yo kuko ariyo wemeye gusinya Maripangu nyine azemera ko ari uwa Rayon kurenza ko yabo Gasogi iyo operation rero ngo izarangira Rayon Sport ngo imwegukanye mu gihe Maripangu yari kuba yarasinye nibwo byari kuba ari ikibazo ariko kuva nta mukono iri ku masezerano Maripangu yemereye gusinyira equipe ya Rayon Sport yandikiye ibaruwa ifunguye equipe ya Gasogi abibutsa ko adafite amasezerano yabo abibutsa ko bagereje kumusinyisha amasezerano nk'ibisa n'agahato atabyemera agifite uburenganzira bwo gusinyira equipe ariyo yose ariko akantu ka Gacinya akomojeho sima soza mu munota Gacinya ngo yatangiye kugenda abazabaza abakinnyi bari kugana ku musozo w'amasezerano harimo n'aba APRFC ngo rero muri uko gushaka amakuru nibwo yaguye kuri dosiye y'uwitwa Maripangu Gacinya ngo yavuze atya abwira Tadeo na Muvunyi aravuga ati buriya twaratowe ariko kinyamupira abareyo ntibazi ko duhari ni ikihe kintu twakora cyatuma abareyo babona ko twaje twiteretse twamaze kuhagera aravuga ati kinyamupira ni gapapu ngo baramubwira ati siko tudakeneye umukinnyi twa Maripangu ku 10 twafite Keve dufite pa play Irishari yahakina uyu mwana yitwa Bagayoko yahakina Gacinya uyu mukinnyi ushaka ko tugura n'uki Gacinya arabwa tumva mbabwire abareyo ndabazi bakunda iki kintu nyine cya fight cy'intambara bakumenya ko atireka bamenya ko ngo yavuze ati mureke tumuhembe make baze ko Maripangu yemeye kuva kuri miliyoni ya Gasogi ngo azahembwa 850 kuri Rayon yemeye ko batazamurukira 10 ngo bazamurukira 8 ngo ariko bari muri Rayon agent wabibonamo inyungu agent yo twa Karenzo aravuga ngo reka dusoze iminota yatujyanye akaba ari umukinnyi wakinnye muri equipe nationale ya Centrafrica bizanyorohera ko profile zabizamutse nzabona uko mugurisha urumva agent arabonamo inyungu umukinnyi azaba azamuye profile Rayon nayo irabona ko izabikoze gapapu ibabaje Gasogi abafana mube excited ba Rayon ni mu mwatsinze APR mu kwambere mugashanyisha Maripangu Rayon muzahita mushyuha hari n'amakuru mfite ko hari umukinnyi ugiye kuza undi mu récupérateur ukomeye tuzagaruka ejo uzasimbura Majaro nakomeza kwigira nabi Gacinya aravuga ati tuzaba twiteretse mu mujyi ati tuzatwara ibikombe dutuje abareyo bavuga bati umujyi uzamenya ko bahageze twari twarabuze ahubwo rero twabamaze tugaruka mu kanya anje kubaza koko niba yaba yaseze yego mbaza umuntu ukurikirana ibi by'ikipe ya Gasogi hafi unayibamo witwa Kabera Fils Fidel Kabera Fils ni byose ni manager wa Gasogi yego team manager namana nti aya makuru koko ariho vugwa ko Maripangu yitwa Christian Theodore Maripangu ya Wanenje afite amazina ari munya Republika Centrafrica avuka ibangi afite imyaka avutse 13 z'ukwa 5 afite imyaka 22 mwana muto cyane ni muto cyane metero 66 ntabwo ari muremure yego ni mugufi urumva ni Messi arambwira ati nibyo yasezeye muri groupe ya WhatsApp y'abakinnyi ba Gasogi n'abayobozi n'ibiki byose bivuze ngo nta yindi match azabakinira yasezera afite amasezerano aho kubyumva ntabwo bishoboka abasezera nta gutegereza ngo faza rirangire Fils Kabera arambwira ati byarangiye ati yasezeye nibyo nyine arabishimangira urumva ubwo ibyo ni ibya Gasogi muri groupe WhatsApp niba yasezeye groupe WhatsApp byarangiye nta match azongera gukina mango yakupye communication na Gasogi hanyuma rero undi mureyo w'indani ahitamo noneho details za kontra niho abareba bera babicya mureyo uri ku makuru wizeye yaryamyeho aramanuka muri kontra agomba gusinya ibiri imyaka 2 muri Rayon arasinya ryari faza rirangiye imyaka 2 mu kwa mbere niko biri kuvuga agomba gutangira gukina bari free agent no kumara rizi leta agenda imyaka 2 basanga nayifite kwanza yagiye Dubai ayifite hanyuma ko byoroshye ku mafaranga azagurwa kandi mwambwiye atazagurwa arenga miliyoni 25
naye ku mufuka gusa Eh. na agence ye arenga miliyoni 25. Hanyuma Sarere niyo yaje nyemeza bareyo bari seriye 8 cy'idolari. 1,800 ntabwo ari 1,800,000. ni miliyoni 2,500 800 cy'amadolari. miliyoni 2,500 Sarere. Gaye nguko ntabwo Maripangu. bayamuha Maripangu Ariko muransetsa koko. 8,800. kuri Gasogi Se baforo umwanya barahe. Gasogi niba arapereje neza ahembwaga ngahe Sinyazi. Ariko uyu mupeti. Irenza se ntiwumva. Cyokoze umuntu wabuguze Maripangu muri Sport yabaze ibintu by'umupira. Maripangu Niba hari poster ikenewe. umva ikintu yazana muri Rayon Sport rero Maripangu ni umukinnyi ufite polyvalence ni wa mukinnyi ushobora gukina imyanya myinshi ariko zose iri offensive nyine yata. imyanya yose Asante. iri offensive Yego. so ashobora gukina nka nimero 10 ariko ni nimero 10 itameze nk'iya Muhire Kevin Muhire Kevin ni nimero 10 w'umediateri Maripangu ni nimero 10 w'umwataka Yego. ukora amatempti menshi ushota Ukenewe n'inde rero Lorenzo. biterwa na match Muri izo karite. biterwa n'abandi ba mediateri ufite uko bameze tuvuga urugero ufite ukinisha abakaseri babiri Amara Maripangu afite n'ibitego ejo nabonye liste y'aba top scorers harimo oya Maripangu yazanye rebe aho bigeze ubu reba kuri Rwanda Premier League ndacyakubwira profile ye yego Na karite. yego na karite iyo ukinisha abakaseri babiri ba nomero 6 babiri ukenera mediateri utameze nka Muhire Kevin ukenera mediateri umwataka reba Chelsea yakore Pama iyifite Caicedo ikagira na Romeo Lavia aba double pivots ikenera Cole Pama mediateri nimero 10 ariko w'umwataka ushaka ibitego Theodore Maripangu afite ibitego 4 Assist. ngwanganya na bafonga ibitego 4 hano batweretse top scorers Ni ibitego gusa. aranganya na Foro Imana Yiva afite 5 Foro nganye 4 Maripangu 4 Twizerimana Onesme 4 Boateng Meza mukura 4 Useni Serafin w'amagaju ibitego Muhire Kevin afite bingahe kimwe kikwereka mediateri nyine uw'umwataka na mediateri w'umediateri so rero Rayon Sport yo uko prefera muri iki gihe urabona ko Richard na Kanamugire ni nomero 8 na nimero 6 uhita ukenera nomero 10 w'umediateri muri iki gihe ariko uyu Maripangu aje twemerewe no kubona mediane ya Rayon Sport irimo Kanamugire na Sefu cyangwa Sefu na Majaliwa kuko umediateri nomero 10 aba yibereye imbere ashaka ibitego ashota mu izamu ni umukinnyi ukenewe ikindi kandi umenye ko akina no ku mpande ashobora yangika ku mpande akina kuri 11 rimwe na rimwe imbere ku ruhande rw'ubumoso hari igihe ajya hakina aha rero uburyohe atsinda ibitego ashaka ibitego ashaka box arashota cyane imipira y'imiterekano yemeza bite n'urucabana ufra Maripangu uriya murindi rero w'umureyo hari andi makuru ibintu yagukorera ugomba gukurikira anavuga ko umuntu bita Mosengo Tansele oya aha no kuvuga ngo Mosengo Tansele Taiklik no kuvuga ngo urumva Mosengo Tansele Taiklik n'izina rye ntabwo mwari murizi Taiklik izina rye rya gatatu urumva bivugwa yuko kuri wishlist no kuvuga ngo kuri tonde bifuzwaga n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bagombaga gutoranyamo umwe hagati ya Maripangu na Mosengo bari ugutoranya kuba kwizigira mubwiye ko nta kintu kiraba ariko gishoboka bashobora kuba bakiri ku meza yo guhitamo cyane turafata Mosengo Tansere ngo ni Taiklik right hagati ya Mosengo Tansere na Maripangu Rayon Sport ifite igihe cyose gishoboka gihagije turacyari muri phase kandi Rayon Sport imeze neza na mediateri benshi n'abafite benshi baracyafite umwanya wo guhitamo turafata Maripangu reba ufite nka Tansere sibyo tuvuge aca ku ruhande rumwe yego ufite Azizi Kulanya Basane ku rundi ruhande Foro yataka Maripangu mu bitugo bye my friend nizere ko ibyo bintu bitaba icyo gihe unemerewe gukinisha Muhire Kevin ku 8 yewe ukina neza cyane wemerewe gukinisha Muhire Kevin ku 8 n'umukasira umwe gusa iyi squad death byaba ari ibindi ariko gusezera kwa Maripangu muri groupe ya WhatsApp y'abakinnyi birakonfirma ko yagiye atazakomeza gukinira Gasogi muri seso bizirashoboka ko Gasogi yaba yarakoze amatempo yo kumusinyisha wenda nk'undi mwaka
akabyanga kuko yabonaga ko hari offre zishoboka nta gatoza hari amahirwe ashoboka n'ayo mafaranga urumva niba yiteguye gutanga ejo 25 twavuga ko ari nka 30 cyangwa 28 ubundi Maripango ari muri sinekereza ko hari andi makipe mu Rwanda muri aya atari APR ari muri Gasogi kwera ari muri Gasogi kwera ko Kensi yamufashe nk'umwana we bwiyego yamubereye umubyeyi imfura amubera imfura aramurera no aramwitangira murabizi ko Maripango buri yatumye wamutoza w'umunyamisiri umwe watoje Musanze agatoza na Ibrahim Adel buriya yirukanwa kubera Maripango kumufata nabi yanze gukinisha Maripango Kensi aramubwira ngo mukinishe Ibrahim Adel aravuga ati ngiye bagira ijisho rireba kuko Kensi abonye Maripango Central Africa aje gukina n'Amavubi kuko no mu ikipe y'Igihugu Central Africa harimo mukuru wa Maripango niba ari Cedric Maripango niba ni sinibuka izina ariko niho yababoneye Maripango rwose Maripango soneye ko muri Gasogi Maripango amaze ku mwana we yamufashe nk'umwana we icyaba cyari cyo cyose Kensi nuko babiganira ubwo Maripango nabaye imfura ashobora kugira gutya kantu kavuga ati muri izi 25 prime de fidelité reka sigeme 5 aba yavuga ati namwe muri 28 afata beshana kazi ya Gasogi ariko nge reka mbabaze nanone kuri plateau mwabonye Tansere se kuri match ya Leona nago abaho ari Tansere na Maripango ubundi ubwo bagufata umwe rugango afatani waya no kuvuga ngo okay inafata Maripango fitness ari ready ari match fitness no kuvuga na post ikenewe yego ariko Tansere muhinga cyane priority bakeneye 10 cyane ariko abakire bifuje gukomeza kugura na Tansere nyina namutwara uruhande rumwe bakwica reka Tansere ko ibibazo Kiyovu yahuye nabyo no gusubira iwabo ntago bagiye competition aga competition bahaje abakinnyi babiri bari muri Kiyovu Sport baremereye ni Tansere na Bayo buriya nubwo Keve atanga assist ariko rutayizamu nka Foronganye akeneye nomero 10 umukinira mu bitugu ubinjira na box ariko ngo rero natekereza kuzazana undi mwataka bazajya bapeyaringa kuko aramutse agize ikibazo se byagenda gute azasimbura na Charles Barab gasohoka APR yari yaragiye gukina Mapinduzi tuvuga tuti APR ifite abatoza babiri b'abazamu yego ntawuzi umukuru ninde umutoni nabo ubwabo ntibigeze byageze igihe bitera kuko byabaye ikibazo gikomeye cyane ubwo mugabo yasigwaga mugabo Alex baranamusiga agenda ndanda bagiye gumukino ya Mapinduzi Cup indanda ni nayo bohereje muri press conference ya yindi gihe APR yerekana amagambo yari itavugwa ajya avuga ibitavugwa muri press conference avuga ati rwose ibintu tuzabigarukamo bya Mapinduzi hari ikibazo n'ubundi yakoze declaration ikomeye cyane muri Zanzibar aravuga ngo ntabwo tuzagaruka muri amarushanwa nk'aya bateguye nabi ngo ntabwo ira declaration ubundi bakubwira ko ubundi muri equipe ubundi yagombaga guhita abaza mbona abatanzania batebye cyane bavuga bati nabera bintu byo kwishongora byuriya muntu biri mu byakoze kuri Regis yego nka vice abanyarwanda b'abanyamupira bagize itari cyane muri Tanzania kandi icyo gihe wa mugani icyo gihe yari ndumva ari umuyobozi wungirije chairman wa APR icyo gihe byavuzwe ko twaribazaga ngo kuki aya magambo nk'aya atavugwa avuzwe n'uyu mutoza ntabibazwe hano twakoze deba tuvuga tuti ahari wasanga hari wamutumye ngo abivuge kuko n'ubusanzwe umutoza abazamu ntajya kuvuga so kuba yagiye kubivuga bivuze ko yabitumwe byasize izina ribi cyane abanyamupira abanyarwanda mu gihugu cya Tanzania uyu rero ndanda nawe ngo yamaze gushyirwa ku ruhande hagomba nyine kuba umutoza abazamu uzwi hanyuma hari abandi benshi bavugwa nka Claire usanzwe ushinzwe mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya PRF ntago yirukanwe ariko bamubwiye ko azajya gukora kuri office atazasubira muri camp Shyorongi hari content abakunzi ba PRF bari bamaze kumenyera wajya kubona ukabona nko kuri Instagram ya PRF cyangwa kuri X ukabona hariho video ifatishwe telefone Claire arimo araganira n'abakinnyi bira bisobanuye ko mu myitozo yabaga hari cyane mu buzima bwa buri munsi bw'abakinnyi yabaga burimo muri gym abakinnyi bari muri gym yabaga ari kumwe nabo yambaye bibs z'abakinnyi kabisa hanyuma muri bisi barimo baratravelinga yabaga ari kumwe n'abakinnyi iteka ryose uko rero gufrekanta imibereho y'abakinnyi cyane bayimukuyeho gusa nge icyo nzi ku bantu bashinzwe itumanaho mu makipe ubundi aba bantu babana n'abakinnyi byo ni ibintu bisanzwe
ugendana nabo mu myitozo kuko nyine ni ugukereya content mu bakinnyi mu batoza ubundi ufite uburenganzira bwo kuba wabona umutoza ukamuhamagara uti coach kankubaza ibibazo bibiri twabwira abafana ibyo ni ibintu byari bisanzwe ariko nawe biragaragara ko yagabanyirijwe inshingano ngo bamusabye gukorera ku biro hano Kimihurura bisobanuye ko niyo content rwose ndumve maze tonde Kimihurura uzajya uvuga ibyo tukubwiye gutangaza ibiro ni ibintu bigaragaza impinduka cyangwa se changement ziri radicale muri equipe ya APR nyuma nyine yaho ubuyobozi buhindukiye impinduka nyine zizana n'izindi mpinduka ejo twavuze kuri Pichu bivugwa ko agomba muri APR nagaruke mu ikipe ya APR bakora hari ngo ntaragaruka mu Rwanda cyavugana Pichu arahari Pichu arahari amaze iminsi akora n'imyitozo arakora hano Nyamirambo arakora umurundi wambwiye ko ngakiganira n'amakipe yo hanze Kicukiro naho hakorera imyitozo kuko niho bari banatuye ruguru hari gato cyane mu bice bya za Mount Kenya hafi aho ngaho ubwo kandi agatangira gutekerezwaho cyane kubera yuko ku munsi w'ejo twanabivuzeho ko Dauda yasubiye muri Ghana kwivuza twanababwiye ko Yusuf Dauda niwe yagiye kwivuza kugira ngo azagarukane ategure izi match z'umufuririzo ikipe ya APR ifite abitwa ba Lampte nabo twababwiye ko afitemo akantu ariko Dauda ejo namufishe mu kiganiro nahise mbaza umuntu umwe uri hafi y'abakinnyi y'abanyegana mubaza Dauda arwaye iki koko yarabozwe nkuko bihwihwiswa nanjye narakibajije arambwira ati ntago uko bambwiye arambwira ati ntago bakoroga ngo bagushyiremo serum ari noneho ngeza ndani noneho bambwiye ngiye umuntu rwose yambwije uko arambwira Dauda Yusuf ngo yagize ikibazo gikomeye Dauda Yusuf ngo arwaye ubugabo ngo yakomeretse ubugabo bivuze ko adashobora gukora imyitozo urumva kwiruka urababara cyane bashobora kuba yariyandaritse mu bintu nyine bigize bitameze neza akahakomerekera atari indwara nyine y'indwara itinda ariko nyine afite uburibwe mu bugabo bituma rero agomba kwivuza nyine ba Forodware bagaragaze ntaho bihuriye rwose no kuba yararozwe ariko ngo muri APR icyerekezo ngo kirimo kiraganisha kongera gusubiza umwanya abakinnyi b'abanyarwanda kuko n'aba banyamahanga ariko bari no gukina sinzi namwumvisha n'amakuru avuga ko ngo muri aba banyamahanga bashya baje ko hari abashobora koherezwa muri marine aba baciye Beren Obodo bagodwino amakuru narahari ayo ni amakuru ahari ariko kandi barakina n'ikipe ya Bugesera Football Club ikipe ya Bugesera nayo